Hello guys, ubu ngubu urengeye kuba nakwera. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ki ushobora kwikorera agasobanuye kuri telefone yawe nkuko bitagusabye wenda ibindi bikoresho biremereye, ugasanga uzi Icyongereza ariko ugasanga buriya agasobanuye ni kimwe mu bintu birebwa cyane hano mu Rwanda. Uzajya ureba nk'amacano akora agasobanuye ba Ruki, ba Junior n'abandi benshi basobanuzi, ujye ureba ama-views baba bafite ndetse n'aba-subscribers. Ubu rero ngiye kuba nakwereka uburyo ki ushobora gukora agasobanuye witurije nta bintu kandi ufasha agasobanuro nka kuriya baba bakavugira mu mutajyangana n'ibindi bintu baba batanze, ahubwo nuko baba bafashe content bakayihinduramo indi content, akaba ari impamvu badahabwa copyright. So guys, rero ni wowe tugiye kubana, icyo bigusana ukureba video paka irangiye kugira ngo uze kugira ubushobozi bwo kubana wakikora agasobanuye nka Karoke. Kanda subscribe, like, share ndetse na comment, maze ubundi dutangire ibintu byacu. So guys, rero nta kindi kintu turaza gukenera usibye application bita Xrecoder. Application yitwa Xrecoder rero engi uraza searching application yitwa Xrecoder nka gutya murimo murabireba, ifite logo imeze gutya. Ubwo uraza wikandeho, numara kuyikandaho uyihorere ibimere nka gutya. Hano ngiye kwera rero uraza uhita ukanda hano hasi handitse recording, ngiye murimo murabona kiri kuri recording rwose. Uraza uhita ukanda handitse record, nurangiza uhite uvayo uze kuri memory card yawe, uze cyangwa se kuri file, uhita uza ushake ya video ugiye kugira, ugiye kuvuga ati wenda ni filime ngiye kuba ndi gusobanura, wenda ngiye reka nkoreshe video iyo ari yo yose, wenda kankoresha ino filime yitwa Ibanga ya Nyambo. Ati ko umuyobozi yakerewe ra izi nama zanyu rero zitungura nazo ahangaha inama wagira ngo inama wagira ngo ni urumva ukuri kuvuga gutya amagambo nabo bari kuvuga, phone byose irabirikodinga ikabirikodinga. Hano urumva abaturage barimo baraseka umuyobozi. Tuganya amagambo twongera iki ukagenda mu gihe ushaka nko kuvuga ijambo ukatugabanya volume aho ukongera ukongeza. Mudugudu se ntagaboneka. Murabibona guys, ariko hano hejuru nimwe murabibona ko iri kuri codinga amasegonda ngaya. Hano irimo irabikodinga, tugeze ku munota umwe n'isegonda rya 47. Ibanga ukagenda nawe nyine wishyiramo utuntu tudukojo twawe n'utundi tuntu tutumanyeri ku mpande. So noneho arangiza ukahita uza ushaka kubihagarika, ukaza ugakanda hariya hejuru hari iminota ingahe, hari aho biri kuri kodinga, ukahakanda ukahita wamara kuhakanda ukahita ukanda kuri kino cyanditseho kino kimeze nk'agatafari. Ubwo ni ukubihagarika ukaba video yawe urayisoje. Kanda nk'agatafari, ubwo ni ukubihagarika. Ubwo rero kiba gisigaye nta kindi usibye kuhita uza muri application yawe ya InShot, ya video wa recording, ukaza ukanda hano handitse video, ugakomeza kuri new, ukahita uhitamo ya video yawe. Nuko rero ukaza ahangaha handitse canvas n'ibindi bintu nyine bidakenewe nk'ibi ngibi bidakenewe muri ka gafilime kawe, ukaza
ukaza nka gutyo ugakanda iyo bita split. Dore ngiyi murimo murayibona. Iyo umaze gusplitinga ubundi split icyo ishinzwe ni ugukata, ugahita ukanda hano delete, ako ushaka gusiba ukagasiba, ukaza ugahita ukanda split gutya, ugahita ukora kuri kariya k'inyuma, ugahita ukanda delete ukagasiba. Ikindi cyaba gisigaye ni uko ugomba kureba wenda filime nyine murabizi ko zijya kuri YouTube agasobanuye, ukaza nka gutya gakura hano hirya kano kantu ka mbere kabanza kitwa canvas, niko kakwereka inuze mezire ugiye gukora seni ya YouTube ni iyihe. Ukaza ukagakoraho gutya, ukahita ugakora hano kuri 16:9 niyo mezire ya YouTube. Warangiza ukahita ukurura gutya. Uyu murongo murimo murabubona guys, uyu murongo dore uyu nguyu uhita ukurura ukawugeza hano hirya, bikagira ute video yawe igiye muri mezire ya YouTube. Bya bintu byo mu mpande byose byagaragara gutabishaka bikaba bivuyemo. Atuko umuyobozi yakerewe ra ahangaha inama wagira ngo mwana wagira ngo ni guys, murimo murabibona ko ibi bintu ndi kubabwira bikora. Murabibona ahangaha ubu ngubu ukuri kuvuga n'impamvu iyi video batamaye copyright. Impamvu iyi video batamaye copyright nuko nyine content nayifashe ndayihinduramo iyindi, kuko yo iba ari kumva amajwi yawe nari kuvugiramo muri ya filime na copyright bagwa. Ariko nufata filime yose ukaza ukayiterekaho ari movie yose, copyright uraza kwirya nakabuza. Ariko nuza kubikora nka gutya nakweretse, ukajya uri codingiramo amajwi yawe ubisa nkaho nyine uri gusobanura filime, wanabikora kuri filime y'icyongereza idasobanuye nawe ukikora agasobanuye nk'uko baroke ujya ubona babikora. Noneho guys rero icyo wagisigaye ni ukuza ugakuraho iyi watermark ya InShot. Uraza ugakanda kuri aka kayigisi uri kubona hano hirya, ukagakandaho gutya, ugahita ukanda handitse full movie, kuya dukureho kariya ka watermark cyangwa se kariya ka ads. Ni logo ya InShot. Yamara kuvaho ikiba gisigaye, reka tubanze duplayinga twumve ku gafilime kacu ukuntu bimeze. None wagira ngo ni urumva ukuri kuvuga gutya amagambo nabo bari kuvuga, tubone byose irabiri codinga, ikabiri codinga. Hano urumva abaturage barimo baraseka umuyobozi. Ukagenda mu gihe ushaka nko kuvuga ijambo ukatugabanya vuba. So mwabyumvishe ko ibintu bikora rero. Ubwo ikiba gisigaye nta kindi ni ukuza ugakanda hano export. Mo murabibona video yawe wamaje kuyeditinga, wamaje kuyitunganya neza, n'ibintu ibyo udashaka nyine ko biza muri ka gasobanuye ukabisibaho, ugasigaye gasobanuye konyine, ukatukanda export video yawe ikajya kuri file, maze ubundi ukaza kwita uyaploadinga kuri YouTube yawe, ugatangira kubona views. So guys rero nta kindi, nimba video kuko igufashije kandi ibintu mba mbereka ubona ari iby'ubwenge, ugomba gukanda subscribe, like ndetse na share, kugira ngo ubutaha ugafungura no kukazogera ubutaha video nzasora itazagucika. Kuko murabona nimba uri mu content creator ukaba udakurikirana rino editor 1, ndizera ko uri mu gusigara inyuma, kuko ibintu ngende kuza ku muvuduko mwinshi bahe ibintu by'ubwenge. So guys rero kanda subscribe, ndabakunda cyane.